ni wanaye uchenuko nakunaniye uranyiyegereza tega amatwi ariko se n'ubu nk'abadiyakoni baba bagiye gute umushumba aza agatanga kurari mu rusengero cyangwa se agatanga abadiyakoni mu rusengero n'ubu baba baje reba mwubaha nta gitambaro gihari ubu bari kwibwira ko ndi buze ngasanga bameze bite byawe sawa nizere ko wazanye amaturo yazanye niba wazanye amaturo ngaho injira bite byawe muje gukora iki nizere ko muzanye amaturo kuko nta muntu w'ibwinjira adatanze amaturo yego kandi mwinjiye niba mwayazanye meze bite kanyo ni meza amakuru yawe ni meza nako cyumweru urakora ndakora rwose mwebwe mugiye he mugiye gusenga nanjye mu ndinde tujye tujyana pe ntabwo nabyumva neza ariko mwana wisubire ukoze mu minsi yose ku cyumweru ukazaruhuka ukajya gusenga byagutwarira nta kibazo rwose jya kubika indobo ukuremo n'ingofero yawe uhita uza gusenga ntayo rwose ukererwe utebuke ntabwo myererwa kandi wibuke n'ituro urimo satanisha bimeze bite kumpagarikira amaturo ari hehe amaturo uyu munsi nta muntu uri bwinje nta maturo atanu urimo satani ninde wakubwiye yuko iyo umuntu agiye gusenga kujyana ituro ari itegeko atari itegeko haranditse ngo nimukagende mu nzu y'Imana n'umutwe rusa noneho je n'urutwe wowe n'umutwe nta myenda nambaye none umutwe ni noneho bivuze nimba nazanye ituro ntabwo ndi busenga mu mufuka harimo iki nta kintu kiri ako si ubwo wibwira ko ikoti ndigwe urimo satanisha nayazanye ngaho injira aha abapasiteri b'iki gihe nabo sigaye waka n'amafaranga n'ayaka wibwira ko nabaho neza nta maturo atanga umurimo w'Imana mwawugize akavuye mwebwe musigaye mwakamo n'amafaranga ese gihe yo nagiye mu nama z'itorero wagiye guhinga wibwira ko icyo gihe nazatungwa n'iki umingi ibyanjye mindi ibyawe njyewe wazaje ukampingira ndayafite ariko nshobora kuguha na veni reka nigendere yanyereka ndayafite amafaranga ariko ndaza kukureba mu giturisho ngaho injira ubona kuko wambaye ikoti ukagira ngo undushe amafaranga wowe erega yanga nambaye nayanyu wowe tuza yego gucumira bakaniye How are you? I'm fine. How do you do? I'm good. Where do you come from? I'm coming from the foreign country, China. Yes. Are you spiritual? Yes. I like to teach the word of Christ. Okay, take you. Welcome. Purchase your tracks today. Haleluya. Amen. Dutangire amateraniro yacu mwakoze kwitabira reka twakire shumba wacu Constante adutangirira amateraniro adusengera. Haleluya bwoko bw'Imana Amen. mwaramutse ariko Aramutse neza. reka aka kanya dutangira amateraniro kugira ngo umwuka w'Imana aze abane natwe ntabwo icyubahiro umwami Yesu wabanye natwe ubwo twaherukaga aha ngaha n'ubu watugaye ngo zengeye iri teraniro ryeze ubitunganye urimanukiremo zengeye n'abakristo muri rusange n'amaturo bazanye ubafashe niba bayabibye kugira ngo nanjye mbone ikizanunga muri iki cyumweru amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Muri amasare dutangira amateraniro reka twembare abashyitsi baba bajemo bashya cyangwa se n'abo twatumiye dufite nabo tubakire muri aka kanya. Reka tubanze duhere ku bashyitsi bakuru. Umushyitsi Pastor Emmanuel guturuka muri Amerika ahaguruke agira icyo abibwira nk'abakristo. Emmanuel, stand up.
Can you tell us your identification? First of all, let me greet you. Hallelujah, all of you. Aravuze ngo haleluya kuri mwese. Amen. Okay, thank you. Murakoze. My name is Pastor Emmanuel Nitwa Pastor Emmanuel from Florida's country. guturuka mu gihugu cyo hanze, The country of China. mu gihugu cy'Ubushinwa. How are you? As you have seen me, I have come here to teach the word of Christian. Naje kubigisha ijambo ry'Imana. I need all people to follow Jesus Nkeneye ko abantu bose bakurikira Yesu, by reading Bible bakurikira ijambo ry'Imana, and obey the commandments of God. bubaha amategeko y'Imana. If all of you are ready, you can give the yes, you can give the God your heart and your relative problems. Twese twakire ya mu miryango yacu, twakiremo Imana, nibyo ashatse kuvuga. Okay, thank you. God bless you. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Twongere twakire undi mushyitsi, pasiteri guturuka ku itorero rya Mabuga, nawe atwibwire dukomeze n'itorero. Pasiteri Mabuga. Hallelujah. Amen. nanjye bamwita Manuel. ubwo ngubwo nanjye ngaba ndi pasiteri wa Mabuga, ngaba naje mu butumwa, hari ibyo naje kubabwira. Amen. Okay, katwakire na korali Umucyo itugezeho ubutumwa bwiza, dukomeze n'ijambo ry'Imana. I want problems always. It is smoky, bro. Abaririmbyi bakoze nubwo batinze mu bintu twababwiye, katwakire umudiyakoni bandi batuzana igiturisho bavuze. Tunaririmba indirimbo y'ijana na cumi na gatatu twigeza muri izi. Nkunda kwizigira Yesu, aja mundira rwose, oje nishingikiriza, umaze kwirana Yesu ndafite, Kichati. Hallelujah. Amen. Murakoze kuturirimbira no gutanga amaturo y'Imana. Reka twakire pasiteri apfundikire igisenge cy'amaturo, dukomeze ijambo ry'Imana. Ibi ni ibiki? Ibi se bibaho? Cyatobotse se cyangwa ntabwo ibi ni ibi? Igerera nawe. Wango ki? Dore ikintu cyose bakiragamo, uretse kuba ko nta kintu kimwe ugize bakiragamo. Reka mbabwire mwa bakristu, mwanze gutura amaturo mwayanyemera. I don't want peace. I want problems always. It is smoky, bro. Nta muntu uri mu isoko adatuye. It is taking the air. Murembera gutura. Turatura hasi. Turatura mu Bushinwa basi. Basi turatura mu Bushinwa. Okay, reka twakire umuntu. Batarashima. Ntabwo igiseke cyari bongeye kugitura. Kubera bakire mu ikoti rya byemeye ko bashyizemo.
ukavuze yego ndetse buri munsi kandange mero buntu ajyanye korere imitwaro niwe data kandi niwe mama buri munsi ajyanda yarakoze kutugeza ijambo ry'Imana yego nibyo amaturo abakenewe rega niyo wakiba ariko ukazana amaturo ariko nyine umuntu akabona cyane wowe niyo wakiba ukaza gusaba Imana imbabazi ariko nyine atere nyine ukabona yuko nawe watuye sawa reka twakire abantu babiri bashima vuba kandi hashime watuye menshi watuye make ntabwo yanshimana ugurisha amafaranga reka twakire samwe ashime vuba nyuma turakira n'abandi urakoze hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye ayiwe hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye haleluya hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye mubyumva hari icyo wambwiye Mana hari icyo wambwiye urimo satani. Haleluya amen haleluya amen nanjye hejuru no gushima Imana ibyo yankoreye Imana ni byiza yaramfashije nayingwa ndakira yavuye ahantu kure cyane kubw'impuhwe z'Imana yangiriye nemeye gutura telefone murakoze kubw'iyi fone basi nakazojya kwambara yamwita iki kweto aje zikweto mwisho bodi kabuzojya kwambara kweto cyane muri fone ifone tini murakoze reka twongere twakire dushime Imana nawe arayishime mu izina rye dukomeze Haleluya haleluya amen murakoze kuma umwanya mushima Imana Imana nanjye yarandinze mu minsi yaciyeho yandindiye ku ishuri none nagiye kwiga mu Bushinwa mpamvu mwumvaga ndi kubasemurira ibijyanye n'umushyitsi wanyu waje Emmanuel bitewe n'ibyo yakoze nanjye ishimwe nariteguye mu myaka 5 ishize nishimwe rikomeye cyane bitewe n'igihe kinini nariteguye mwese no kubyumva nishimwe rikomeye namutekereza ibintu nateguye mu myaka 5 muri rindi koti ndatekereza ko biri bashimishe bitewe n'ishimwe ngiye kubaho n'ishimwe ngiye gutura gicyo nyine ribashimisha mwebwe mubyizere kuko n'ishimwe rikomeye cyane buri muntu wese atabasha gutekereza kandi n'umuntu wese ntabwo yapfa kuribona ahubwo sinzaho ndibirikira ahubwo reka ndebe nanjye ubwanjye urashyira mu reka ndebe nibaye ahubwo pasiteri ahubwo si upasiteri nzi ko riri bujyemo ahubwo reka ndishake kimwe ndibahe ahubwo kari ikizingo kinini ahubwo ubu ngubu kirajya bishyura pe utambwira ngo aka gace ariko wavuga ngo utoranya no kuri ubu ngubu iri ni ryo turavugaga ngo riri wishyure rya deni iri ngiyi pasita none rya deni nari mfite baravuze pe agushyiremo nyine ariko si none si mwashyira deni rero bayijyaniye umuntu namutegereje ibyo bakwishimiye
mujye mukora sha ese yagiye mu nzu. mujye mukora cyangwa aka gakoti hirya barafunze